Twatumiye Lucky Man Nzeyimana n'umunyamakuru w'umuhanga muramuzi. Ladies and gentlemen, this is Meet Me Tonight. Amashimwe cyane twakire Lucky. We. Usika abanyarwanda bakunda kwishima. Amashimwe cyane kuri Lucky, ladies and gentlemen. Mumeze neza? Mumeze neza? Cyangwa mbanze guhereza ubakire. Oya, reka mbere kutuntu dukora, sibyo? Ndashaka ari nje mubikorera kandi ari nje uza kuba mbisabye ko mubikora mu byubahiro byanyu. Ko ndabizi ko nta muntu numwe wigeze ubisaba aje hano, sibyo? Mu byubahiro byanyu. Kugira ngo aka kantu njewe nanjye nze kukabika. Nabonye hari n'ababosi bampa ibiraka baze kubibona. Umuntu ushinzwe lighting nayikureho. Umuntu ushinzwe amatara nazimye. Noneho mucanire merci iri toroshi aribone ko hari ikintu akora muri industry yacu. Nabinginze please. Ntabwo ari nje mubikorera, murabikorera merci na Jen's Comedy, murabikorera industry yacu ya entertainment. Twese please. Twese zamura gutya tujyane iburyo n'ibumoso twese. Thank you guys. Thank you so much. Asante sana. Aka kantu naga surprise. Ahubwo ninjye uri buze kukerekana. Lucky twishimiye kukwakira. Shananje ndishimye. Niyo nshuro ya mbere nje muri Jen's Comedy. Ubwa mbere uje muri Jen's? Nibwo bwa mbere nje muri Jen's. Ndashaka ko nanjye mumfasha mukomera amashyi cyane Lucky. Menshi cyane. Lucky niwe munyamakuru wa mbere kamvuge gutya ikiganiro cye cyaduhaye platform Jen's itangira kuri show ya mbere mumumpera amashyi. Thank you. Niyo dufite projet zindi aradusupportinga. Lucky nishimiye kukwakira. Ariko merci nawe niwe muntu wanguriye ifiriti muri match ya bare bwa mbere njya muri bare. Icyo gihe ntago yari gatangira ibingibi. Icyo gihe yatangaga ibyo kurya muri bare. Urabyibuka? Ibyo bintu niyo boss warabivuze wagira ngo ni blague. Since company wakoreraga nagiye kwishyura arambwira ati ibibazo turabihuje jyana ifiriti genda urye ayo yabiki. Thank you. Lucky imeze biteze? Alhamdulillah meze neza kabisa. Iyi ni segment yitwa Meet Me Tonight dutumira umuntu tukamubaza ibibazo cyane cyane kuri kariyeri yiwe. Okay. Lucky yatangiye itangazamakuru ryari? Yatangiye itangazamakuru 2014 na 15. Wakoreraga nyuma y'igihugu ariko? Oya. Buriya njye nangira gukora itangazamakuru narikoreye i Burundi. Watangiriye i Burundi? Ingozi. Muri Radio Publique Africaine RPA. Icyo gihe nagiraga ikiganiro kubera gukunda itangazamakuru nyine nagiraga ikiganiro cy'indirimbo z'inyarwanda kandi ndi mu Burundi. Amashimwe cyane kuri Lucky. Birakunda mva aho ngaho njya kwiga i Bugande. Fort Poto Alex arahazi. Itoro hariya ndahiga imyaka 3 irarangira ndagaruka. Wigaga iki? Itangazamakuru mass media. Uhitugaruka hari abantu babona mukora bakagira ngo ni imihanda waranabyize ibintu ukora warabyize. Shana narabyize kabisa nta kindi nari gushobora narabyize. Ugera mu Rwanda nihe watangiriye mu Rwanda? Isango Star. Wakoze ku Isango? Cyane. Konje nari nkuzi kuri Royora. Oya, Royo? Royo yesho bundi. Nakoze ku Isango nkora mu kiganiro Alice dataragenda. Yamahaga umwanya mu Isango na muzika. Ariko nyuma yaho nkakora na Refresh Show hamwe na DJ Phil Peter. So Alice damaze kugenda twigeze gufata ikiganiro na Isa Kiza. Ariko nyuma yaho noneho njya ku mugoroba hamwe na DJ Phil Peter kubera ko Phil Peter buriya urabizi ko ari umuganga. Hari igihe yabaga n'umuganga. Phil Peter ni umuganga kabisa. Uriya ni umuganga nyuma yo kuba umu DJ w'umunyamakuru umuhanzi. Cyane. Ni umuganga.
so yavayo agasanga nanjye natangiye tugahuza ariko ni kwisango. Nose mu rugendo rwawe rw'itangazamakuru ababyeyi barabyumvaga? Ababyeyi banjye sha ntago bapfa kubyumva. Je mvuka mu muryango w'abayisilamu cyane. Bashakaga cyane. Papa yashakaga ko nyine nkurikira ibintu by'idini byataye. Ukaba shehe? Kuko nanabyizeho gakeya ariko mera akabona ntibizahura bana barareka nyine baravuga ati nta kundi nakomeza inzira zetu. Reka tumureke yigendere. Wavuye ku Isango ujya hehe? Navuye ku Isango njya kuri City Radio. Contract ya mbere nabonye City Radio. Naho wakoze cyane hamwe na Ziggy Double 5 na Cine. Hari kuzi uko njye nzi kuri umwana. Hoya njye ndashaje bro. Je ndi mukuru. Wora wakoranye na Risudi rwuvu uri kuvuga abantu ba kera. Ariko bwa Risudi utavuga ngo twarakoranaga. Nabaga ndi ruhande rwabo. Wari umwana baraho ngo bakwereka ko akazi. Sumva kwigeranya na Risudi bro. Nago bya. Nabaga ndi ruhande akanyereka ibintu biraho. Kaza nivugisha ibiswahili akambwira ati nago ari ibyo tuzo genda gake. Hari ukuntu abantu tuba tubabona kuri sport nka gutyo uvuze ko watangiriye kuri radio y'u Burundi ariko wowe Lucky mu bwana bwawe itangazamakuru hari ibimenyetso wari ufite byaryo? Kubera gukunda kuvuga numvaga nzavuga tu one day ariko ntazaho nzavugira. Wagiraga ibigambo muri segonderi? Cyane nese nubonye kuntu dutangiye hano hari undi muntu wari wakirana agatangira gutya. Ntigahura bimenyereye. Oya urumva uri umuhamagaro urumva ona na hostinze umuntu hostinga mu muhamashi benshi cyane. Nakuze nkunda Kasim Yusuf. Yari afite ikiganiro kuri Radio Rwanda bitaga Samedi Detente. Nicyo wumvaga cyane. Lucky w'umunyamakuru uretse kuba uri umunyamakuru ni cye kindi kintu rakazi gukora neza ku buryo uretse itangazamakuru twakubona tukabona uragishoboye nko gukora ibyo tukuzi? Kubika amafaranga. Kuyabika uyakuye? Kuyabika tu niyo mwayambitse ayo mufite yose mwazayasanga. Yes njye ngo kontabure accounting wayibasha kabisa. Wabika amafaranga? Wabigerageje ukambitsa miliyoni 10 ukareba ko uzazibura. Wayasanga uko wayambaye. Bare ngo udeje hano ndaguha nimero ye. Ahita yohereza. Kwa isarakara. Ni blague ntago ari buyame humura. Nta kibazo rero yagwa miliyoni 10 zo twazipfa mfite ibintu byinshi aba bantu babona batarenze miliyoni 10. Mwakwihaye amashyi ariko murabona mungana na miliyoni 10. Abangaba ni gens. Aba ni gens. Waba kontabure mwiza. Lucky mu rugendo rwawe rw'itangazamakuru. Ni ikihe kintu cyakugoye kurusha ikindi? Ntalakaza kabati ibintu byarangoye. Nubwo ndahanga hariko ibintu byarangoye. Ikintu kiracyangora n'uyu munsi. Kubana n'abahanzi. Abahanzi bakunanije ikirake. Abahanzi baragoye bro. Guteze. Urabona abantu bari hano kuntu bari hano. Baza hano kubera ko bakunze Gens Comedy. Ariko twebwe muri industry usanga nyine dufite urwikekwe hagati yacu. Umuntu ugukunze n'utagukunze ntago uzi kubata. Ntago bizi kabisa. So niyo mpamvu rero uba ugomba gutuza muri wo. Hano imbere ni hari ingero nyinshi cyane. None se komereza. Kubana n'abahanzi ibyo bikugoye. Biragoye nicyo kintu kigoye cyane. Ikindi kintu nkunda kubaza abantu Lucky uri mu bantu ba promoting impano zitandukanye. Ese nta ngaruka bikugiraho inziza cyangwa imbi? Imbi ziba zihari n'inziza zirahari. Inziza no kubona nka wenda urugero wenda tuvuge nka Betray, Kevin, Bush, hari n'abandi bahanzi ukabona wenda bageza ahantu heza kandi ubona ko hagaragara nyine. Ariko ikintu kikubabaza ni nko kubona Gisa cy'Inganzo na Chris Hart cyangwa n'undi muhanzi runaka basubiye inyuma kandi bafite ubuhanga ari abahanga utazi impamvu. Nabyo birababaza. Ibyo birababaza nta gihe nkunda kuvuga ibi bintu ko nanjye bimbaho. Nta muntu uraguhora kuba wenda yarakwatse ikiganiro ntuboneke.
sinyimuhe ahubwo ntukimuhe nibyo nshatse kuvuga njye ntabwo naguha ikiganiro ntagiteguye nta nubwo nshobora kuguha ikiganiro nyine utagikwiye kubera ko njye ntabwo ndi hariya nkanjye ndi hariya kwanza first of all nk'umukozi ndi hariya nk'umuntu ugomba guha abanyarwanda ikintu runaka kigaragara ndi hariya nk'umuntu wirengagiza amarangamutima yanjye hari n'umuntu ukora ibikorwa runaka cyangwa uririmba indirimbo zimeze ukuntu njye nashobora gushyira mu kiganiro cyanjye kandi wowe ushobora gushyira mu kiganiro cyawe bitewe n'iki na editorial line y'igitangazamakuru cyanjye cyangwa se y'ikiganiro cyanjye so bibaho rero ko umuntu ushobora kumwangira ariko atari kubera ko umwanze cyangwa atari kubera ko udashaka kwaza kuri iyo platform ariko iyo platform muri uwo mwanya ntabwo ayikwiye kandi ntabwo bishoboka so urabyirengera nyine umuntu ashobora kugufata nabi cyangwa akumva ko uramwanze ariko nyine muri wowe ubizi ko nyine ntabwo nkwanze ahubwo niko bimeze nyine nta kundi wabigenza ubwo bumvireho cyane barabimenyereye birasanzwe hanyuma Lucky ni ikihe kintu cyakubayeho muri kariyeri yawe ujya wibuka ugaseka navuye kuri royo ifunze televiziyo hasigaye radiyo umubosi amaze kudusezerera sinari menyereye kuvuga menyereye no gukora ibiganiro njya muri RBA bampa ikiganiro ku munsi wa mbere nyine ngiye on air kamera ziratandukanye bro kamera yatse umutuku gutya mani yita nibagirwa ibintu nari ngiye kuvuga maraho nk'amasegonda nka 40 kandi nari menyereye kuvuga na boss arabibona ko nsebye babanza bashyiramo indirimbo ndongera ndagaruka ntago nshobora kubyibagirwa kabisa watangiye ikiganiro uraceceka babanza bashyiramo indirimbo yego ubona kugaruka cyane bahita banyereka uburyo kamera yicanye umutuku ubwo bugiye oneya yizimye ubuvuyeho wabanje kwicara uriga narize kuko ibigo byari bitandukanye bro cyane Lucky iyo urebye kontra ya mbere wayibonye maze imyaka ingahe mu itangazamakuru kuko hari abana hano b'abajene bashaka kuba abanyamakuru ariko bashaka guheraho bakubona ubu ngubu ariko imyaka wahereye imyaka 3 nibwo bwa mbere wabonye kontra hari ibiboro twavugaga ko mushara wa mbere umuntu azawurya amandazi wewe wari warateganyije iki nagomba kugura screen kugurisha televiziyo screen televiziyo washaka kugura warayiguze umushara wa mbere naguzemo screen ntayo wagiraga ntabwo ari kubera ko ntayo nagiraga n'ubundi nayiguze ntayo mfite mu 1998 mirongo 98 apana 78 wari uriho 98 habaye finali y'igikombe cy'isi Brazil na France twebwe icyo gihe twebwe na televiziyo twagiraga so muzehe ari kumwe na mere bajya kureba iki gutira TV kugira ngo barebe finale njyewe ngiye kubaherekeza barambwira ngo ntago ushobora kuza inyuma yacu tukaba abantu 3 mu rugo rw'abantu ninjoro tugiye natwe gutira ikintu gishoboka ni kimwe fata karadiyo wumvire kuri radio Rwanda wumva umupira uramenya uko byagenze kuva icyo gihe nyine numvaga ngomba kugura screen kabisa kubera comment icyo kintu cyambabaje mubyeyi yarambwiye ati ibyo bintu bireke wowe abantu 3 mu rugo rw'abantu bagiye no kurya wasanga bari no kurya urajyana wo mu rurumba wawe ukunda ibiryo uraho ngaho gusa cara hari ufata ka radio nayumviye kuri radio hanyuma impamvu tuba twatumiye umuntu nkawe ufite ibintu tumuzi akora neza kandi w'icyitegererezo mu kazi ke tuba dufite teme yo gukoresha ibyo dufite kugira ngo tugere ku byo dushaka ubona ari ayahe mahirwe abajene dufite tudakoresha young generation abajene ubona ari ze opportunity igihugu kiduha cyangwa se zihari ariko twe tudakoresha ibihe birahinduka rero muri no minsi nekereza ko bamwe bari kugerageza kuyakoresha ngendeye kuri technology cyangwa nkagendera no kuri ne wowe so uyu munsi wahawe amahirwe muri Art Rwanda ubuhanzi ugerageza kuyakoresha uyu munsi ufite abo wafashije uyu munsi turi hano kubera Gens Comedy aba bantu ntabwo binjiriye ubuntu bishyuye kandi ntabwo bishyuye uyu munsi gusa bahora baza bakazana n'abandi so bivuze ngo hari bamwe bakoresha uburyo bahawe neza hari n'abandi badakoresha uburyo bahawe
bitewe n'uko wenda batarabona ko ibyo bintu bikenewe, ariko ntabwo bikuraho ko hari n'abandi bari kubikoresha neza, kubera ko nitujya muri tekinoloji uyu munsi dufite internet nziza, urasanga hari abantu bakoresha internet kugira ngo bagere ku byo bageraho. So ntekereza ko uyu munsi nka 70% turi mu kazi kandi turi mu kazi neza. Hanyuma ugendeye kuri experience ya Lucky, ni iyihe nama waha umujene hano ufite inzozi zo kuba umunyamakuru cyangwa kuba afite inzozi zo kugeraho, yaba ari umuhanzi, umunyarwenya, umusizi, ufite dreams ze ashaka kugeraho, ugendeye kuri experience yawe from day one kuri itangazamakuru, challenge byose, ni iyihe nama wagira umuntu hano w'umujene uri mu nzira y'iterambere ariko utaribona? Reka ngubwire rero, muri mu itangazamakuru habamo ibintu, reka mvuge wenda habamo ibintu nka bitatu. Kugira ngo ukore itangazamakuru neza no kubanza ukaryiga cyangwa ugakora amahugurwa, ukamenya ibyo bakora n'ibyo badakora, ukamenya ibyemewe n'ibitemewe kugira ngo bikorohere muri kariyeri yawe. Icya kabiri ni ukwishakisha wowe ubwawe, nshoboye iki? Kubera ko mu itangazamakuru harimo broadcasting, hakabamo na print, hakabamo na PR. Broadcasting ushobora gukora kuri radio, ushobora gukora kuri televiziyo, ushobora gukora ku kintu icyo ari cyo cyose nyine wenda gihuza ayo majwi cyangwa se izo image ushaka, waba ari radio cyangwa ari televiziyo birashoboka. Ushobora gusanga uri forum kwandika ugashaka kujya kuri televiziyo kandi bidashoboka, cyangwa kuri radio ugasanga uri kwica kariyeri yawe. Ushobora gusanga ushobora gukora public relation neza kurusha uko wajya muri radio cyangwa kuri televiziyo cyangwa kuhehe kwandika. So bisaba rero wabanze wisobanukirwe. Ariko icya gatatu, ibi biboro habamo amahirwe no gukundwa n'abantu. Amahirwe no gukundwa n'abantu? None se wategeka umuntu kukureba? Ariko ashobora kukureba kubera ko ibyo wamuhaye abona ko ari ngombwa yuko abireba, harimo ubumenyi, agiye kwiga, agiye kuruhuka akabireba. Ariko hari n'undi ushobora kukureba gutya akavuga ati reka mpfe kumureba tu. Ayo mahirwe rero yose aba muri ibyo bintu. So icya mbere ni ukwimenya, ukamenya icyo ushaka, ukamenya aho ushaka kujya, kandi ukamenya ko nyine igihe ni igihe tu, birashoboka. Ikijyanye no gukira vuba, kugera ku nzozi zacu vuba, ntabwo bisaba process? Gukira vuba mu itangazamakuru kugafata, reka bivuge gutya, mu itangazamakuru kugira ngo nguhe urugero rwiza, banza urebe abahanzi bagafashe mu Rwanda nyine bari bangahe tu? Ni bake koko, kuko urumva nyine ubuzima buba buhari, ariko ntabwo ushobora kwicara uhita uvuga ngo ngiye ngo naragafashe, ngo ushobora no kutazongera gukora kubera ko nakoze mu itangazamakuru. Man, bisaba process kandi bisaba kunyurwa. Iyo utanyuzwe nyine ushobora kuzana ibibazo byinshi. Icyo cyo ni ikibazo nshaka kubaza dusoza. Dukunda gucomplaininga, uri umunyamakuru mwiza w'imyidagaduro cyane cyane kuri kategori zose, ariko ndibanda ku muziki. Umuntu wese afite ukuntu yumva umuziki wacu, ubona ari iki kibura ngo ugere ahantu tuwifuza? Kuko duhora tubona ko hari ikibura. Ikintu kibura ni nk'ikintu bagukoreye ejo nkabona baguhaye miliyoni 10. Uvuze ngo abahanzi babahe miliyoni 10? Oya, ni ukumva ko uwo mwanya twicare turebe uyu n'uyu bakoze ikintu runaka kigeza igihugu cyacu aha hantu, reka tugire icyo tumuha akomeza akora ibyo ari gukora kugira ngo akomeze atere imbere, afashe n'abandi bari kumwe. Miliyoni 10 baguhaye ntabwo bavuze ngo ni miliyoni 10 zije kubaka Jen's Comedy, kubera ko Jen's Comedy warayubatse uyu munsi. Aba bantu ntabwo baje kubera ko baguhaye miliyoni 10, baje kubera ko Jen's Comedy yabayeho kandi n'uyu munsi iriho. So kuri plan ufite ntabwo wigeze uplaninga miliyoni 10 ko bazaziguha kugira ngo ukomeze Jen's Comedy, ariko ababireba hanze babonye ko ari ngombwa kugira ngo bakwereke ko barakubona, baragushyigikiye kandi bashima ibyo ukora kugira ngo ukomeze ubikore. Akiriza miliyoni 10 zishobora kuza kugufasha. So umuziki wacu rero ukeneye abashoramari, ukeneye abafatanyabikorwa bumva ngo uyu muhanzi runaka ngiye kumuhaya amafaranga
ashobora kuzamufasha ibingibi muri plan yari afite kugira ngo akomeze atere imbere. Naho umuziki turawufite, abahanzi beza turabafite, ndetse n'igihugu kidufasha kugira ngo uwo muziki nyine ugere kure. Kubera ko uyu munsi niba abahanzi bacu bafite indirimbo zabo kuri platforms zitandukanye, birumvikana ko nyine technology turayikoresha, ariko dukeneye no kubona iyo support y'abo bantu bafite amafaranga yabo kugira ngo bashyire muri uwo muziki kugira ngo ugere kure. Amashyi cyane kuri Lucky, ladies and gentlemen. Lucky, wakoze cyane udutayemo, ariko hari umuntu aguteguriye impano. Okay. Umuntu aguteguriye impano yaje aramwangara gushaka yarakubuze. Alright. Salama grand frère. Reka turebe niba meze neza. Witwa? Niyitanga Valence. Niyitanga Valence. Mwereka ibintu wamukoreye turebe nimba ari byo cyangwa atari byo. Sasa. Okay. Ni impano fresh. Ni igishushanyo? Ni igishushanyo. Yego se? Ni igishushanyo kabisa. Nyine mu myemerere yanjye ngira ikibazo nyine cy'abavandimwe bakunda kumpa amafoto. Okay, ngiye kubivuga kugira ngo abantu babyumve nyine. Bama amafoto kugira ngo bitagaragara nkaho ari ubwibone cyangwa ari ukwanga ibyo bampaye. Nakoze okay, nzabifotora mbikwereke. Nakoze room hanze y'inzu, shyiramo amafoto yose abantu bamaye, kubera ko njyewe mu myemerere yanjye ntago njya manika ifoto yanjye mu nzu, ntago byemewe nta nubwo bishoboka. Ariko kubera respect nyine mba abantu bikunda kumbaho byataye, so naravuze ngo njyewe nzaza zifata nzishyira ahandi hantu. Ubu nzakora rero ikintu gihari nshaka gukora ni kimwe, akamize ko n'ubundi ndi kugakora gake gake, ahubwo ni uguhamagara abantu bose bagiye bamiza ifoto, iyo ayimaye ndabimubwira bakabona ko nyine za foto nazishyize ahantu. So Valence, Imana ikongerere kabisa. Amashyi cyane kuri Valence, ladies and gentlemen. Lucky, reka tugushimire. Urakoze cyane. Mumfashe duhaguruke dukomere amashyi Lucky. Barakoze ibintu bya danje. Duhaguruke tumukomere amashyi, ntago mumwemera. Ndabizi ko mumwemera, tumuha amashyi. Njyewe ndabashimira ko aribwo bwa mbere nje muri Genesis Comedy, ariko abantu bakaba bakomeje kwerekana ko bakunda Genesis Comedy. Hariya hanze nabonye ahantu hari yabuzuye, hari abasubiyeyo, ariko iki ni ikikwereka nyine agaciro abantu baguha, agaciro utanga muri babandi bakiri batoya. Imana ikomeze kugire neza bro. Urakoze cyane. Asante sana. Kabukinga hongera inyana ubwatsi, kabukinga hongera